umunsi ku munsi bigenda bikura. Uratubona duteye ubwoba kabisa turarenze ako ngiye mbanze murebe kabisa ninjye watomboye abandi barabizi sekirete kubucecetse cyane ndashaka kuvugisha haraka nta bwiza ibi ni gake aha ni mu Rwanda sha kujya na Saga plage aya ya gahunda ya business mizite wa business hano se biba biri muri gahunda sheri reka musubize gatoya bana business hari imodoka irimo kuva muri Tanzania igeze rusumigira pani ariko bimeze neza nta kibazo oya ni sawa oya gusa ariko dufite byinshi byo kubereka dufite byinshi se ko mbona mutaraha zakambara weekend oya tugiye hahandi ariko hamwe Saga plage hamwe na style rero burabwo wasanga ari umuntu umuhereje ariko ni WhatsApp aya kugira tubemere nuko bambaye neza basa neza bakarabya akapafi utuntu twisha nibyo ariko sheri neza se ko mbona usa nkaho hari ikintu oya ariko ni bisanzwe kuko bwase ntubaze afite bimeze neza really okay none sheri bimeze neza oya oya bimeze bite oya munda si ni bikiko abayi bizi kabisa kuri toilet mujyane kumugaruka mugaruka karabaye abakobwa none se nibiki bigenze biteze okay reka tubategereze igihe baviro reka dutegereze iminota nk'itanu turebe uko bimeze ndabona bitoroshye abakobwa b'iyi minsi cyangwa barimo baradukina Hello? Yes, Bella. Oui. Umeze ute? Shameze neza. Amakuru y'ibintu. Ni meza cyane. Uzi ko uyu munsi mwibutsa yuko twari dufite gahunda yo kuzasangira? Oh my god. Steve ntabwo mubyibutse pe. Lunch ndabona itari bukunde. Ushobora gukunda ugapanga nimugoroba mvuye ku kazi nkabanza nkajya kwitunganya ubundi tukagenda. Oh la la, ariko Bella ushaka kuba ufite ibibazo? No. Nta bibazo nabyo. Ni ibisanzwe tu. Uzi ko mbere ntabwo gahunda ngo uyibagirwe kweli? Shanga akazi kenshi biravanze. Mba ndi mu bintu byinshi cyane. Okay, ubwo se bwawe bwose nkuderangije? No, nta kibazo Steve. Wowe wandiranga ariko niyo nawe ndi mu biki bwo byananira ko nkwitaba kweli. Utangiye amagambo ya kera. Nta kibazo. Okay, so ubwo rero nagira umubazi niba biri bukunde niba ufite akazi kenshi reka tuze gushyira nimugoroba. Okay, umva rero mubwire ngenda vana ku kazi ngere mu rugo nitunganye ndakubwira aho duhurira ubundi tumfate tugende. Okay, ndaba niteguye. Sawa, merci. Sawa, twari. Umunsi mwiza. Steve. ubonye kuruta bacitse ahubwo umva cyakora uranyemeje Bob uyu munsi ntago ari bunyiri ubu kirakinyahamagazwe sheri umva ahubwo tugiriwe zangiye twihuta ahubwo zitanatubona icyunzi cyo noneho Bob nzamwica we ntago ari bunyiri uyu munsi se bari abakobwa kweri birabiyenze bite akureka tujye kubareba oya Umva. Oya. Wita. Wihangane gatoya hari akabazo tugize gatoya ariko turagaruka.
turagaruka hari akabazo tugize turagaruka ndaza kuguha na timu ihangane ndibaza noneho uyu munsi wishimye cyane mukuru ndayibuka hano hari amata beza utanzaniye fanta ishyushye nari konje ndashaka ishyushye yake harimo ibyo mu mwanya wanjye arakonje amaze iminsi yagwa akavura amakuru y'iminsi amakuru ndamushimira Imana ameze neza no kugukumbura cyane umunsi n'ukuntu n'ugukumbura uyu munsi ndanezerewe cyane kuba wabonye harashize iminsi reka yari iminsi myinshi cyane gusa nanjye ndishimye Imana ishimwe harashize igihe nakubona ngukumbuye urumva ubushize twari naguhaye gahunda ko turi bubonane deni biranga kandi yarashize iminsi nakubona ntuba ngukumbuye uyu munsi ndishimiye rero cyane si wowe wenyine nanjye nuko amakuru y'iminsi rero shandaho mwese mwiyamahari amakuru muri Kenya ufitiye business ujya gukora ntabwo ndabishyira ku mugaragaro wenda usibye ko ntabwo bishura bizi nta kintu nyamwisha ariko hari ibintu bya made in Rwanda nanibagiwe utubanza tunari icyaka hari gahunda ya made in Rwanda hari ibintu ushaka kujya njya ku exportingayo ndacyarimo ndadiringa kuri icyo kintu hari ibyanywa ndimo ndaka so mu mezi abiri bishobora kuba byarakunze natangira kujya ngenda ntwara ibyo bintu ni ukuzamura akazi bene ntabwo naguha akazi kubera iki se ahubwo ni ukuzakwereka umurongo nk'uwo nanjye ndimo ukazakora bibaze rero naguhaye akazi si byo byiza se nyamara byo ari byiza ntabwo ukiri uwo guhera gute urwego ugezemo uwo gushaka amafaranga ahubwo ntuyahemba nyamara wamakazi nka sekreteri wawe ibaze kugira ngo umuntu ajye guhemba inshuro 12 mu minsi 365 nafata atari igihombo nabyemera bitewe ugomba gushaka uburyo uzajya uhembwa buri munsi cyane hatari nyine sibyo ko turakwaye najya guhemba buri munsi ngira ngo nawe ubizi bagenda nkorera ibintu bitandukanye bibi utamenya ubwoko bwawe yarampindukiye ubwo yarampindukiye hanze bitabaho uzi Bobo kugira ngo dupange gahunda urabizi ukuntu twapanze kugira ngo tujye kubana ukuntu byatugoye famiye z'ibyanga duca hirya hino nta n'umushyigikiye ejo ndankoreye surprise ntabwo nakeka ko Bobo yabikora ariko se Bobo yaje guhindurwa neza naratashye nasanga ari mu cyumba cy'abashyitsi n'umukozi ngo nguke Bobo nzi se cyangwa n'umukozi ashaka kumufata ku ngufu umwana se shamureba umwana ukiri muto cyane bishoboka ariko abagabo sinzi rwose sinzi ubwo biranyobeye sinzi ukuntu dukoze reba kwitesha umugore nkawe akavuga ngo agiye gufata umukozi mu rugo none wibaze ntabwo ndabyumva Bobo sinzi ikibazo afite ukuntu mbega ni ukuvuga ngo ibaze ahantu twavuye wowe urahazi kuko ni inshuti yawe hasi heza ariko atangiye kwiga imico utamenya ukuntu imeze yahinduka sinzi kuramya bimaze no kuncanga oya buriya amaze kurengwa ariko humura ndaza kumuganiriza numva ibyo byose aho byavuye cyangwa wabona nawe bifitemo uruhare wabona ari inshingano umva nkubwire ubu ushobora kwemera ko nta muntu ujya intekereza icyo cy'umugabo wanjye jya kuza wenda da kagahu kanjye kuke niko njya mu gitondo kwakura umuntu aba abyutse akiri wagiye no ku kazi n'iki nibwo mvuga ntireka wenda akora icyayi urabizi icyayi kiroroshye ariko abe umwenda w'umugabo wanjye ngomba kwiterera ipasi nkamenya ko yambaye ibintu njye nateguye ku meza nta muntu ushobora kuntegura imeza y'umugabo wanjye ubwo se arashaka iki ni handi gusa abagabo sinzi ntibanyurwa ntabwo banyurwa ariko reka nkubwire Bobo ndaza kumuganiriza nanjye nicyo nshaka ndabikwijeje kandi ubyumve nk'ukuri sibyo
gusa nawe ugerageze gucururuka bibaho buriya ndaza kumubaza niba ari ikibazo yari afite cyaba cyabimuteye noneho yansabye imbabazi pe ariko yo nibutse isura yabyo ukuntu ninjiye mu nzu ngari oya nawe ujye ugerageza guca bugufi ejo nzaguha rezilita gusa icyo nkwijeje ni uko agomba guhinduka uzamuvugisha sibyo ejo nzarara nkubwira uzamuhanura inshuti nicyo zibaniraho ubwo turaziranye urabizi ko kuva kera tukiri abana izina bobo twarakuranye iyo mico ntabwo nyimuzi nzanze bikunze ubwo wabona byiza kuze cyangwa se ari n'ikindi kigare ntawamenya uzahambere ndashaka no gutaha nkahita njya gushaka ibintu bikorera reka nkujya koza ntacyo reka ngeza mu rugo ubundi ejo nzakubwira utuntu ushobora gusuza ukamwihorera umuntu wavuye ku kazi yagera ngaha umuntu yasuza ukamwihorera ni ikihe kibazo ase kugusuhuza ni agahato jamani basi yawe harya wamuca inyuma yawe ubuse aya masaha wavuye jamani nachoka I'm sorry bigenda bikura guca inzira ziri kuba umwijima kandi imbere zabagarura urumuri ese